Ndakwakiriye mu kiganiro cyacu uyu munsi aho nje kukubwira ku bisobanuro by'amabara. Iyo tuvuga ibisobanuro by'amabara tuba tuvuga amabara yaba yo mu myambaro twambara, yaba mu bikoresho dutunze nk'imodoka, amabara dusiga mu nzu, mu byumba byacu turaramo, mu masaro, amabara y'amasahani ndetse n'indabyo dutera cyangwa dushobora guha abandi bantu. Tuba tuvuze amabara aho dushobora guhurira nayo hariho hose. Muri iki kiganiro rero ngiye kukubwira igisobanuro cy'amabara ku buryo nurajya wambara imyenda ifite iryo bara cyangwa se ukagura igikoresho gifite iryo bara urajya umenya icyo iryo bara risobanuye, waba urigaburiramo abantu mu isoro rifite ibara runaka cyangwa se wambaye ikanzu ifite ibara runaka. Nje kukubwira igisobanuro cy'ayo mabara. Turaganira ku mabara yenda kugera kuri 5 cyangwa 7. Uri kumwe na Silva mu kiganiro, ndakwakiriye. Duhereye ku ibara ry'umutuku. Ibara ry'umutuku ni ibara rikunda kubera abagore cyane, haba kuva ku modoka zitukura kugeza ku makanzu atukura, ngo bikaba bivuga ko nta mugabo utajya urarikira umugore wambaye ikanzu itukura, cyane cyane afite imisatsi miremire natirere imugwa ku mugongo. Iyo tuvuze natirere mu misatsi tuba tuvuze imisatsi nyine itaboshye itongereye hizi za menshi. Birashoboka ko yaba yaranayidefirije ariko ari imisatsi ye bwite. Ngo iyo umugore yasokoje neza yaberewe yambaye ikanzu itukura, yambaye n'inkweto ndende, ngo nta mugabo utajya umunarikira. Ibara ritukura niryo duhereyeho. Ibara ritukura rero ni ibara rigaragaza imbaraga, icyifuzo cyo kugira ikintu runaka ugeraho, kutava ku izima, ubutwari. Akaba ari nayo mpamvu ahanini ukunda kubona Yesu yambaye igishura cy'umutuku. Ibikorwa by'imbaraga zo kwitangira abandi ndetse n'urukundo rwo gukunda abandi no kuba wakifuza kugira icyo bafasha mu byo badashoboye. Ibyo ni byiza twakubwira ku ibara ry'umutuku. Ariko kandi ibara ry'umutuku ryagiye risimbolizinga cyangwa rigereranya ubugome, ubugizi bwa nabi, kumena amaraso ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Iri bara rero ry'umutuku ushobora kurikoresha mu kugira ngo wirinde indwara. Iyo wambaye imyenda itukura uba uri kugaragaza ubutwari, urukundo, kwitanga ndetse no kuba uri umuntu utagamburura ngo uvuguruzwe ku cyo wiyemeje gukora, umuntu witangira abandi. Ibara ry'ubururu. Ubururu nanone buhagarariye uko umuntu ahangana n'ibibazo bitandukanye ahura nabyo ku isi. Ibara ry'ubururu rikagaragaza gushikama cyangwa kuba umuntu ukomeye mu bigeragezo, mu bitotezo, mu bibazo n'ibindi bintu bitandukanye ushobora guhura naryo, kandi rikagaragaza isi y'imirimo, umuntu w'umunyamwete, umuntu witangira gukora, umuntu utari umunebwe. Niba wambaye imyenda y'ubururu, niba warasize ibara ry'ubururu mu cyumba cyawe, bivuze kuri gukurura imbaraga zo gukunda umurimo no gukora cyane. Rikaba ngo rishobora kongera ubudahangarwa haba mu mbaraga zo kurama ndetse ngo rikongera n'imbaraga mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, byaba ibiryo birimo ibara ry'ubururu cyangwa se imyambaro n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo. Ibara dukurikijeho rya gatatu ni ibara ry'umuhondo. Umuhondo rero akaba ari ibara ryiza cyane, ngira ngo no mu idarapo ry'u Rwanda iryo bara murabizi ko ririmo. Ibara ry'umuhondo rikaba risobanura ubwenge, ubuhanzi, ibyishimo n'ubushishozi bwo gutera abandi icyizere cyangwa se kubemeza ibyo wowe wumva nabo ukabasha kubibumvisha. Ibara ry'umuhondo nanone ngo rigasobanura nyine icyizere nk'uko twabigarutseho. Umuhondo rero ushobora gukoresha ahantu ibara ry'umuhondo mu myambaro yawe cyangwa mu cyumba cyawe, ugacana amatara y'imihondo kugira ngo uruhure ibitekerezo cyangwa ubwonko bwawe nyuma y'akazi cyangwa imirimo myinshi cyane. Iyo ucanye ibara ry'umuhondo uba uri kuruhura ibitekerezo byawe. Ibara dukomerejeho ni ibara ry'icyatsi. Icyatsi gisobanura ubukire n'ubukungu, amafaranga, amahirwe, imbaraga ndetse n'uburumbuke muri byose. Kandi gifitanye isano icyatsi kibisi buriya ngo no kugira ishyari. Burya umuntu ushaka iterambere aba ananagira ishyari, kuko nubwo ishyari ryose atari ribi, hari n'ishyari ry'ibyiza. Kuri ubona abantu bageze ku kintu bavuga ati se uriya muntu duturanye ko yubatse inzu nanjye uwayimpa. Iryo ni ishyari ariko ryiza, kuko bitangira kuba bibi uvuze ngo iriya nzu y'uwayisenya cyangwa ngo yagiye kuzimu ugatangira kumuvugaho amagambo mabi. Ibara ry'icyatsi kibisi rero ngo buryo ucanye amatara y'icyatsi kibisi ngo uba uri gukurura imbaraga z'uburumbuke, iterambere, gukira indwara, kwisanura mu mubiri ndetse no kugira amahoro, uburinganire. Kandi ibara ry'icyatsi kibisi rikunze kwerekana impano yo gukiza abandi indwara, haba mu myuka, mu mbaraga z'imyuka cyangwa ibyo twita spiritualite. Ibara ry'icyatsi kibisi ni ibara ryo guhumeka neza, umutuzo, gukira indwara zaba iz'umubiri zaba n'iz'umwuka. Ibara dukurikijeho ni ibara ry'ubururu. Ubururu rero bugasobanura kuba umuntu ari umuntu uri spiritual, ukomeye mu bintu by'imyuka, kuba ashobora kumva ibintu bitari mu ibyo mu isi y'umubiri gusa, akaba ashobora no kumva iby'abadayimoni, iby'abamarayika ndetse n'abandi bantu batandukanye. Ibara ry'ubururu nanone ngo ifite aho rihuriye hafi no guhanga udushya, gutuza kw'imbere mu mutima w'umuntu, umuntu akumva aratuje. Kandi ubururu bukoreshwa mu kugaragaza agahinda no kwiheba. Burya ngo ubururu buri mu bintu bigaragaza umutuzo no kuba umuntu yacitse intege. Tugeze ku cyo twita indigo. Indigo ni ibara rijya gusa n'ubururu ariko bukarakaye bwijimye. Indigo rero ifitanye isano n'ubushobozi bwo gutahura iby'umwuka nanone nk'uko ubururu bumeze. Mu buvuzi rero ushobora gukoresha ibara rya indigo, haba mu matara ucana mu nzu, haba mu myambaro wambara, mu mafurari wifubika no mu ngofero, haba mu myenda ugura. Mu gihe wumva
hari ibyo ushaka guhishurirwa n'Imana. Burya ngo imyenda y'ubururu, amatara y'ubururu, gukoresha ibikoresho by'ubururu mu nzu bishobora kugufasha kumva uguwe neza. Ibara ry'umutuku rero ariko ukeye cyane cyangwa se witwa violet purple cyangwa se purple bisobanura ububasha, haba ku isi mu by'imbaraga zo ku isi mu gutegeka abandi, mu kugira ibyo uhindura, haba no mu by'umwuka mu gusobanukirwa amayobera y'Imana n'amayobera y'ukwemera. Mbavuze rero ibara rikoreshwa mu kuvura indwara zo mu mutwe no gufasha umuntu guhura na Roho Mutagatifu. Iri bara rishobora kumufasha akagira ibyo asobanukirwa cyangwa ahishurirwa. Iri bara rero muri aura cyangwa se mu biranga ibigize umuntu, iri bara rya purple ryerekana uburumbuke. Purple buriya bijya kuba nka mauve. Purple buriya twavuga ko ari nka mauve, tubifate gutyo. Byerekana uburumbuke cyangwa gutera imbere mu bijyaniranye n'ibyo mu buryo bw'umwuka mu rwego rwo hejuru. Umweru rero n'uwo tugezeho. Umweru usobanura ukuri, isuku, gucya no gukira indwara n'ibindi bibazo bitandukanye, abanzi n'ibindi, ariko nanone rigasobanura uburinzi. Ibara ry'umweru abantu bararizi cyane. Ubundi ibara ry'umweru ni igiteranyo cy'amabara yose. Buriya umweru amabara yose aba awukubiyemo, ari icyatsi kibisi, aba ari nk'ubururu. Mujya mubona amabara agaragara mu mukororombya. Mu mukororombya hagaragaramo amabara ajya kugera muri 7, 8 gutyo. Buriya rero ngo ara yose ni igiteranyo cy'ibara ry'umweru. Iyo ufite umweru uba ufite amabara yose, ariko iyo ufite ubururu ntabwo uba ufite amabara yose, n'iyo ufite umukara ntabwo uba ufite amabara yose. Muri aura rero umweru ugaragaza intambwe yo hejuru mu mutima, aho umwuka wawe uba warahamagariwe cyangwa ubugingo bwawe aba ari ubugingo bwahamagariwe gufasha abandi no kwitangira abandi. Iyo wambaye imyenda y'umweru uba ugaragara nk'umuntu wiyemeje gufasha abandi, umuntu usukuye, umuntu utagira ikizinga cyane, ko nyine niyo wambaye imyenda y'umweru ikajya hejuru cyangwa ikizinga bihita bigaragara, mu gihe ku yindi myenda bitagaragara cyane. Umweru rero ugaragaza isuku, umucyo, kwiyubaha, kubabarira ndetse no gufasha abababaye, imbaraga. Ibara rya zahabu se cyangwa gold, mujya mubona imikufi ya gold nyine isa nka zahabu, umuhondo usa nk'uyagirana. Zahabu ihagarariye gusobanukirwa no kugira amahirwe. Buriya kuko zahabu ijya gusa n'amafaranga, mujya mubona ibiceri by'amadolari bisa nka zahabu, na bitcoin mujya muyibona aho igishushanyije ari ikizeru kirimo ikintu kiri nka uturongo tubiri tumanuka, nacyo gisa nka zahabu. Zahabu rero akenshi ifitanye isano n'ubukire. Iyo wambaye imyenda isa nka zahabu cyangwa imikufi isa nka zahabu, uba uri kwataragitinga ubukire n'amafaranga. Niba bikoresheje ku myambaro wambaye, nubwo ku myambaro bigoranye, cyangwa se ugacana amatara asa nkayo, cyangwa se imikufi n'imirimbo bya zahabu, cyane ko hari n'ibya silver, hakaba ibya diamond, hakaba ibya feza niyo silver. Iri bara ngo risobanura guhishurirwa, gusobanukirwa, amahirwe ndetse n'ubukire. Iri bara rirakomeye cyane ku buryo benshi batabasha kuryihanganira no kurisobanukirwa, ahubwo bakaba bagomba kuryakira binyuriye mu yandi mabara. Ibara rero rya roza. Roza rero ngo ni ibara ryiza cyane, risobanuye kubabarira, kugwa neza, gucisha make ndetse n'urukundo rutagira iherezo, rutanasaba igihembo cyangwa inyungu. Akaba ariyo mpamvu ukunda kubona abasore iyo bahaye abakobwa indabo babaha amaroza, n'abakobwa baziha abasore, byose birashoboka. Ibara rya roza akenshi ni ibara ryishimirwa n'abana ndetse n'abagore cyane. Ni ibara rero rigaragaza urukundo rutagamije inyungu. Roza yerekana uburinganire hagati y'umwuka n'umubiri. Ibara rya brown ni ibara rijya gusa nka shokora, ni nka shokora. Ni ibara rero rishushanya gukora, gutsinda mu by'isi, kwibanda ku bintu runaka, umuntu wibanda ku kintu akagikomeraho ntagamburure, ndetse no kwiga. Brown ni ibara rigaragaza ko umuntu afite inyota yo kwiga no kumenya byinshi. Muri aura y'umuntu cyangwa mu biranga umuntu, brown igaragaza umuntu wicisha bugufi, ufite ubwenge busanzwe, ariko kandi nyine agatekereza cyane kurusha abantu basanzwe. Tugeze ku ibara ry'umukara. Umukara rero ubundi ni igisobanuro cyo kubura ibara, kuba nta bara rihari. Umukara rero ukaba ugaragaza mbere na mbere ibihishwe, amayobera. Buriya ahantu hari umukara hijimye ntabwo umenya ibihari. Bivuze ngo ibara ry'umukara rero risobanuye ko aho hantu uri guhanga amaso, niba uri kuhabona ibara ry'umukara gusa nta kindi kintu wari uzi. Harimo amayobera kuko ntabwo uzi ibirimo. Birashoboka ko harimo ibyiza, ariko akenshi haba hari ibibi. Nubwo ni byiza bishobora kuba bihari. Bisobanuye rero ko kuba hari ibara ry'umukara ari absence of colors, nta bara rihari nyine. Umukara rero kuba uri ahantu hari ibintu by'umukara cyangwa hijimye, bishobora kugufasha gutekereza cyane, ubwenge bwawe ukabuzamuka bwegeza hejuru, ukaba wakitekereza cyangwa ugatekereza ku ngingo yindi. Ibara ry'umukara rifasha abantu muri creativity, guhanga udushya. Iyo uciye mu mwijima ukamedita cyangwa ukitekerezaho, bishobora kugufasha. Ariko kandi umukara ushushanya ibibi, abenshi bagukoresha berekeza ku bibi, ubujura, ubwambuzi, ubugizi bwa nabi. Abagira nabi benshi bitwikira ijoro. Muri aura rero cyangwa mu biranga umuntu, umukara ushobora kugaragaza imbogamizi cyangwa se ikintu gihishe. Nibyo twakubwira ku mabara twaguteguriye uyu munsi. Wari kumwe na Sylvain, ndagushimiye.